bamwitaga Mose. Harriet Tubman yabaye umugore umwe rukumbi uzwi wayoboye urugamba mu ntambara yashyamiranyaga abaturage y'Amerika. Nta kuntu rero uyu mugore yaba ataradusigiye amwe mu magambo yahindura ubuzima. Nagerageje kuyahuza n'ubuzima busanzwe mu rwego rwo kugira ngo adufashe kurushaho. Uyu mugore yigeze kuvuga ngo izuba niryo zahabu ku bimera, ni kimwe no ku mwuka duhumeka ari wo zahabu kuri twebwe. Mu gihe cyose rero iyo zahabu ikingeraho, nta kizambuza guharanira uburenganzira bwanyu. Arongera avuga ngo namenye nyiri muto ko imbwa zimoka cyane zitaryana, urumuri rumurika cyane rusobanuye amahoro, induru ivuga cyane ibitabara. Bityo rero sinigeze mpagarara. Nawe niba wumvise imbwa imuka cyane, komeza. Nubona itoroshi imurika mu ishyamba, komeza. Niwumva induru inyuma yawe, ntuzigere uhagarara. Niba ushaka uburyohe bw'ubwisanzure, ugomba gukomeza. Harriet yaravuze ngo icyo ukeneye si inshuti nyinshi, ahubwo icyo ukeneye ni inshuti nyazo. Aranavuga ngo iteka ryose nahoraga nzirikana iri jambo: niba udashoboye gushakisha icyatuma ubaho wisanzuye, basi shakisha icyatuma upfa. Ibi bintu uko ari bibiri buri wese ngo abifiteho uburenganzira: umudendezo wo kubaho neza ku isi cyangwa urupfu. Harriet yaravuze ngo kuri njye numvaga ko ngomba kugira kimwe muri ibyo bibiri mpitamo. Nta muntu wari ukwiye kunjyana ndi muzima, nagombaga kubaho neza cyangwa ngapfa. Harriet yaravuze ngo uzarya uri menge kuba wita inshuti zawe, kubera ko siko bose bifuza kutsinda, kandi siko bose bifuza kutuza, siko bose bifuza ko wisanzura. Aranavuga ngo ntuzigere na rimwe ukomeretsa inzoka, inzoka urayica. Ntugakore ikosa ryo gukomeretsa inzoka, inzoka urayica. Aranavuga ngo byabaye ngombwa ko ndenga umurongo utukura, kubera ko nabonaga nta muntu n'umwe ufite ubushake bwo kutugeza ku bwigenge. Harriet yaravuze ngo ugomba gutsinda ubwoba niba uhisemo gukora ikintu runaka. Uzirikane ko ubwoba nta handi buba uretse mu bitekerezo. Yaranavuze ngo niba ushoboye kuvuga ibyo abagukuriye badashobora kuvuga, ukabasha gukora ibyo abiyita ko bakurenze badashobora gukora, ntabwo uzigera ubura abagenzi. Kabone n'ubwo ubwato bwawe wabuhisha kure y'umwaro w'inyanja, ntabwo uzigera ubura amafi. Kabone n'ubwo indobane yawe wayibagirirwa mu rugo, ntuzigera ubura abagenda. Kabone n'ubwo utazanye gari ya moshi yawe, igihe cyose ukora ibitandukanye n'ibyabo, ntabwo uzabura abakuyoboka. Harriet yaravuze ngo umurage wa mbere waha umwana wawe ni ukumwigisha guhaguruka igihe cyose aguye, kubera ko iyi si yuzuye amabuye menshi ashobora kuzamusitaza. Guhaguruka rero nicyo kintu umwana wawe azakenera cyane kuri iyi si. Ijambo rirakomeye, rirareba ababyeyi cyane. Umurage wa mbere waha umwana wawe ni ukumwigisha guhaguruka igihe cyose aguye, kubera ko iyi si yuzuyemo amabuye menshi ashobora kuzamusitaza. Guhaguruka rero nicyo kintu umwana wawe azakenera cyane ku isi. Harriet yaravuze ngo inzozi zose zikomeye zitangirana n'uzirota. Aranavuga ngo ikibazo si umwanzi wakwigaragaje, ahubwo ikibazo ni ya nshuti igusingiza ariko ikuryarya. Ikibazo ni ya nshuti igukomera amashyi ikuryarya. Ibyandi bavuga ngo ntabwo ari kabagusekera bose bakwishimiye, kandi sikabagukomera amashyi bose bagushyigikiye. Harriet yaravuze ngo nakuze nk'urukungu, nakuriye mu buzima bw'urumamfu rwirengagijwe, ariko ryabuye ryari ryaranzwe n'abubatsi, ryakomeje kwihagararaho birangira rikomeje imfuruka. Igihe cyose nahagararaga ku gaciro kanjye, nahagaze ku byo nemera, nahisemo kimwe hagati y'urupfu n'umudendezo, nari niteguye bihagije. Ibyo byose byangize uwo nabayeho. Iyo udahagaze ku byo wemera ugwa mu mutego w'ibyo utemera. Harriet yavuze ijambo rikomeye ngo nta kazi ushobora gukora mu gihe wifuriza abandi nabi. Aranavuga ngo nta mpamvu yo gutinya urupfu ngo ureke kurwanira umudendezo wawe, kuko n'ubundi iyo igihe cyawe kigeze Uwiteka arakwisubiza. Wavukiye kubambwa, n'ubundi ntibizabaho ko azicwa no kurohama. Nta mpamvu rero yo gutinya urupfu ngo ureke kurwanirira umudendezo wawe.
Harriet yaravuze ngo hari abantu batagukwiriye, hari abantu badakwiriye umwanya wawe, badakwiriye urukundo rwawe, hari abantu uba ukwiriye gukura mu buzima bwawe kubera ko batagukwiriye. Yigeze no kuvuga ngo ibyo ukora byose ujye wibuka gushyira Imana imbere. Ibyo nagezeho byose umuyobozi wanjye yari Uwiteka, ntabwo yari njye burya, yari Uwiteka. Iteka ryose nahoraga mbwira Imana nti ndakwizeye, sinzi aho njya, sinzi icyo gukora, ariko ndabizi ko ari wowe unyobora. Igihe cyose niringiye Uwiteka ntiyigeze antenguha. Uyu mugore yaravuze ngo iteka ryose nasengaga nsaba imbaraga zo gushobora kurwana. Niyo mpamvu ku rundi ruhande abantu basenga nabi. Hari uwigeze kuvuga ngo Imana ntabwo ariyo iha abantu imyanya ikomeye, ntabwo ari iha abantu akazi cyangwa ngo ibahe ibihe byiza. Abantu ubwabo nibo bagomba kubyikorera. Imana ntabwo ari yubaka imijyi, ntabwo ari yubaka igihugu, ntabwo ari yubaka ingo. Abantu nibo bagomba kubyikorera ubwabo. Niyo mpamvu nusenga rero ntugasenga usaba akazi, ntugasenga usaba kubakirwa urugo, usaba kubaka umujyi, kubaka igihugu. Senga nka Harriet, senga usaba imbaraga zo kubasha kubyikorera ubwawe. Harriet nuko yasengaga asaba Imana imbaraga zo kubasha kurwana. Uyu mugore yaravuze ngo ntabwo ushobora kubohoka mu gihe muri wowe utumva ko uri umucakara. Nabohoye abacakara ibihumbi, ndetse nashoboraga kubohora ibihumbi byinshi iyo baramuka bemeye ko ari abacakara. Muri make kugira ngo ubohoke bisaba kubanza guca bugufi, bisaba kwemera. Mbere yo kubohoka habanza kwemera. Harriet yaravuze ngo buri gihe umutima wanjye wabaga ukomeye kuko namenye ijambo rikomeye ryanyoboye ubuzima bwose. Iryo jambo nta rindi, ni nzi ko ntazigera mpfa indi nshuro uretse inshuro imwe yonyine. Muri make nzapfa rimwe, ni nko kuvuga ngo nzapfa rwageze. Mu magambo yose Harriet Tubman yavuze mu nyemeranya yasoreze kuri iri ngiri. Uyu mugore yaravuze ngo ubucakara nicyo kintu cyegereye ukuzimu. Niba hari ikintu cyenda kwegera ikuzimu ni ubucakara. Uyu rero ni umugore ufatwa nk'intwari, afatwa nka Mose bitewe n'abantu benshi yarokoye.